abakobwa nta myenda bagira abenshi abo nyine ubona umwenda wambaye n'abantu batanu kandi wakwitegereza neza ugasanga abana b'abakobwa baraziranye barambarana nyiri umwenda n'umwe bano bana b'abakobwa beza nubwo bihagararaho nyine baba babereka ko bakeneye abantu barenze bo baraciriritse wajya buri ukavuga ati ndifuza kumera nka kanaka abangabo usigaye wumva basinze batanavuga n'ibintu bishinzwe ntuze kuvuga Shaddyboo oya ntabwo nabako Shaddyboo nawe uba wasinze nawe urabizi neza ko hasigaye hari abana benshi kandi beza bakurenze gahunda no kwiyakira nuko nyine systeme yubatse nta mukobwa mwiza kampara uhari kandi bakoresheje n'ibibuno birirwa banacyurira na kumwe kiri mu mugongo rero haraza umwana ufite taye nziza ego kukiri naturel utara ariko nanone ngo buno bwara buto nabwo ni stress n'amabandi butaba stress uwo mwana arashaka gutunga iPhone 15 atagira byibuze n'ibihumbi 50 kuri konte sha bumva amajoro agomba kurara uko ngana kugira ngo ayibone mu mamodoka nibatinye gukora ibyo byaha nabo barabizi babikora se uzajya nk'ahantu habereye nk'ikirori runaka ujye nko muri parking ubu tuvuge ngo uzavamo nta muntu n'umwe ubonye imodoka iri kunyeganyega usanze bari kuyikora bari kwicuguza hari ukuntu bari kugira ngo wenda amavuta ageremo neza ageremo barimo imbere ni bandi nijoro ni marayika ku manywa wowe ukaryama ugasinzira ngo ufite girlfriend kumbi yirirwa abantu yarabazengurutse baramuzi ine ndawuti wewe warifashe ngo ngazamara uko twabanye uzi noneho niba ufite girlfriend uramufite oya ba witonze umugabo apate kuba yaba umugabo wawe ategezwa kuba inshuti yawe true abantu twe twanga kubura inshuti true urumva iyo mubanye muri inshuti iby'urugo bikanga ubushuti buraguma yego ubwo ntago rwasenyuka uko bakwigira amabandi kose nta muntu utifuza urugo rwiza true icyo cyo igitsina gore ni nk'itsinda ry'abakartel n'abanyabyaha benshi niba bashaka umuntu bavamo n'abanyabyaha byinshi cyane nago bashaka ntabwo ndi kuri kamera mwe abantu mwe ushakira hano akarakubwira ati ngiye ndi mwiza kandi uzi ukuntu umunyarwandakazi ari mwiza ubuse njye ndi mubi yagora noneho njye ndi mwiza nta na makeup uzi noneho ukuntu nseka neza mana we nseka turebe reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane uri hirya no hino ukunda ibiganiro bya Leya Entertainment aho yatandukanye ndagushimira abo bamaze gukora subscribe umwaka urangiye tugeze mu 600 hafi na magana no reka mbyite ngo ni achievement itoroshye kora ko akenshi usanga bigoranye kugira ngo abantu bitabire ibiganiro uyu munsi rero ndabashimira mwese mwaka subscribe nkuko bisanzwe ahandi ni ku Gicumbi Cinema Center ushaka kuba ushaka kwiga cinema cyangwa se kwitunganya ushaka kwiga kwandika editing kwiziyobora script writing ibyo byose turi gufasha ni hano imbere ya house Tigo ni imbere ya station Merez urabona hano handitse Igicumbi Cinema Center ubundi tubane fresh uyu munsi rero nazanye umuntu ndifuza ko tuza kwiganirira kuri content nabonye akora no TikToker akora ibya TikTok ariko sibwo kazi ke ka buri munsi yego sibyo reka abanza nyibwire kwanza birambuye mbarenza n'ibya bibazo by'abanyamakuru amazina ni Label kuko niyo wamenyeyo yego no kuri niyo nanditseho Label yego ndum content creator simbikora nk'akazi mbikora kuko hari ibyo nkeneye guhindura akazi kanjye ka buri munsi ndumucuruzi ucuruza bijyanye n'iki ucuruza imyenda y'abakobwa yego nambika abagore cyase abadamu n'abakobwa yego mbere ko tujya handi hose umuntu ashaka kumwambika yagusanga he ni mu mujyi imbere ya UTC yego cyase agafata contact yanjye yanyandikira hamurangira okay ucuruza imyenda y'abadamu cyangwa se y'abakobwa igitsina gore cyose ya myenda tubona bambaye neza makanzu meza abakobwa bitewe na age urimo umwenda wose ukeneye ndawubona yego kubakunda kwambara ubusa ndabambika bikiza ndabambika abambara nk'abibashye ndabambika abashaka kwambara agaruka kwambara ubusa nako kandi ukabukanazemo ako kantu k'ubusa rero karinjiza ubusa burinjiza yego hari umukobwa ukibona wikwiza oya bano bana batagaragaje inda bagomba kugaragaza igice kimwe cy'ibere
iyo myenda rero tuba tugomba kuyirambura kugira ngo tubone abakiriya kuko nibo benshi. Ariko n'ababyeyi bashima Imana turabambika, abana b'abakobwa biyubaha turabambika, aho waba usengera hose, imyemerere waba ufite n'imyumvire. N'abandi bajya gutwika mu bubari muri event. Ipasi urigeza ikanzu ndayiguha. Ariko se yereka nkubaze iki kwanza ndamise mbyibuka. Ni gute nyine ubona nk'umukobwa yambaye ikanzu ukabona yambawe n'abantu barenze 5? Kubera ko umukobwa abakobwa benshi barabavaza na myenda bagira. Yego. Abakobwa nta myenda bagira? Abenshi. Abo nyine ubona umwenda wambaye n'abantu 5 kandi wakwitegereza neza ugasanga abana b'abakobwa baraziranye barambarana. Nyiri umwenda n'umwe. Ese ntago aba ari uwe? Hoya aba yati. Hano igihe ushobora kubona muri nyirawo ejo ukabona mundi kandi abo bantu ari inshuti. Ega ariko nyine baba bambarana. Kandi shata. Bano bana b'abakobwa beza nubwo bihagararaho nyine baba babereka ko bakeneye abantu barenze bo baraciriritse. Nabo ushobozi bafite ntago babyemera. No kuvugira hano baraza kukwica. Barakwica ubwo ari wowe. Nuvuga ko abakobwa b'Ikigali. Abana b'abakobwa b'Ikigali barakeneye nabo barabizi. Ni gute undi ushaka kwambara neza utagira akazi? Ntago bakora. Kandi bafite abantu nyine ba providinga. Abo bantu nyine. Ni mu ruhe Ruganda se? Afite ihe company ku buryo hari afite abanyamigabane. Abakobwa hano bambaye neza nawe. Bambaye imyenda y'imitirano y'imikodeshanya. Ubusaba nkodesha homwe ntimwiyizi. Ni mpaka ngo njye hano mbavuge muri yizi namwe ko uzukamereza ibyo 10,000 nkagutiza umwambaro ejo ukazafura umwambaro wanjye ukawunsubiza. Murabizi ko mubikora. Kandi beza. Ko bakira baragushiraho. Inkumi nziza nyawe. Ntabwo banshiraho nahita mpindura umuvuno. Nahindura iseta ngashyiramo n'umukozi. Bazabwiza n'ikitari. Ntabwo bazamenya ko ari iwawe. Oya muri gahunda ya business yo icyo bakora cyose ntabwo bandwanya ngo bikubone. Ese uravuze ngo nabakene gute kandi abenshi duhura bambaye neza urumva bari mu birori. Uzajya hataha benshi uzabona afite inzara zigeze. Ese ntibaza kwigera iwawe? Kandi bigera umwe akagura baza ari 5 hakagura umwe. Oh yes. Akagura umwe undi agafata contact yawe ati nzagura nyuma akaguhamagara ati mfite plot yihutirwa urabona iki yakanzu nta kuntu wayinkodesha. Ni nigeze. Iyihe se ya yindi imeze gutya na gutya na gutya nayo nakunze waba nta kuntu wayinkodesha noneho nyuma nkazayigura. Kuko ati nta kibazo kwikodesha n'10,000. Ugahita umbwira ntacyo reka nguhe 5 ndaguha 5 nyigaruye. Akavuga ati ntacyo bizanane na Idi kuko ribiri mu kazi mu bijyanye n'amafaranga ntago warwarira umwenda ngo uzancike as long as wansigira Idi yawe nk'ingwate. Bagusigira muntu. Yego barayifotora ngiye bakamiranga muntu yabo. Iri hard. Yego. Nanyize ngo urayisigara kuyisigara nikosa. Urumva? Noneho umukobwa akajya muri gahunda ze. Iyo yabonye amafaranga ashobora kuzahita anyishyura wa mwenda akawugumana. Iyo wenda bitagenze nkuko yabyifuzaga avuye gutwika ntibitwikike. Rega ibi bintu nta biceri birimo. Abana b'Ikigali bari kuvuka ari benshi sibyo riyambwira tumaranya amezi 2 yanaye dutwikana. Ujya kubona undi mwana mwiza ukiri mutoya ugisa nk'afite n'isoni mu maso nawe winjiye mu kabari. Icyo gihe uzakomeza uvugane nanjye. Oya ndari ahandi mushya. Uvuga ati kamfatire kuri uyu mushyashya utarabibande. Ari wowe. Ajya kubibande navuyemo. Noneho abakobwa umubona ukajya ararenza agenza amaguru cyangwa atega moto. Iyo usanze witegereje neza inzu babamo ni nka 5. Ariko hari n'abamaza henze kandi nta nakazi bafite. Abo nyine na maslay barabigize umwuga weruye n'abana nabo bafite ubwenge. Nabo baba mu mazarenze. Nta kazi bafite. Ariko nabyo ntago ari ibintu biri kampara reka. N'ingero se zihari twese tuzibona. Ese biriya biboro biraramba? Ntago biramba. Kuko byaramba bite mu muhanda ari kugenda hazamo abana bashyashya ariko ntago byaramba. Amarivage. Ubundi bakitaba kwisa. Abakobwa bari barenze bagiye bavugwa wajya bura ukavuga ati ndifuza kumera nka kanaka abangabo usigaye wumva basinze batanavuga n'ibintu bishinga. Ntuze kuvuga Shaddyboo. Oya nabona bako Shaddyboo nawe bawasinze. Uhora uri muri like. Wasinze ko suwe mvuze by the way. Nawe urabizi neza ko hasigaye hari abana benshi kandi beza bakurenze. Gahunda no kwiyakira. Nuko nyine system yubatse. Nta mukobwa mwiza kampara uhari. Uravuze ngo duhora duhinduranye.
abashobora na artificial rega babisize za bintu byabo bandi bakoresheje n'ibibuno birirwa banacyurira na kumwe kiri mu mugongo rero haraza umwana ufite taye nziza ego kukiri naturel utaratangira kwigira ishyano akagukuramo utanabizi babagabo bakwishiriraga inzu hora guhamagara ati none se landlord akajya gukupa ariko nanone ngo buno bwana buto nabwo ni stress n'amabandi butaba stress uwo mwana arashaka gutunga iPhone 15 atagira byibuze ni 50 kuri konte sha bumva amajoro agomba kurara uko angana kugira ngo ayibone ariko ngo 15 ubu ngo haje 16 nabo bahinduka nk'ama iPhone ariko ngo 16 yeje ngo amadaterwa nako ngo gahunda za rogi oya ma abortions Turase bajya muri rogi no mu mamodoka ni batinya gukora ibyo byaha nabo barabizi barabikora se uzajya nk'ahantu habereye nk'ikirori runaka ujya nko muri parking ubu tuvuge ngo uzavamo nta muntu n'umwe ubonye imodoka iri kunyeganyega usanze bari kuyikora bari kwicuguza ari ukuntu bari kugira ngo wenda amavuta ageremo neza ageremo barimo imbere muri parking please ahantu muri parking y'ahantu hari akabari cyahabereye ibirori hariye nk'ipirera ryavuyemo banahindutse bakanishi bana babakanishi kuko nabatuthavorega ariko nibyo ubwo bagukora akazi kose yego ni bandi nijoro ni marayika ku manywa cyakora mwana baraduskaminga barabamanipira cyane baraduskaminga pe wowe ukaryama ugasinzira ngo ufite girlfriend kumbi yirirwa abantu yarabazengurutse baramuzi ine ndawuti wewe warifashe ngo ngazamara uko twabanye kumbi ni marine subu nitegeko ko umuntu amara uko twabanye abenshi hari abasore bakiyubashya bavuga ati kano bahuye umugore kuko wenda baba barabiyoberanyije ukavuga ati afite ubwenge umwana mwiza kanu k'ubwenge karatwica ako kantu nyine kuko bo ni nki mumbabarire uwo biri bukomeretse ariko ni nk'uruvu iyo ageze ahantu h'umwera w'umweru aho icyatsi akaba icyatsi bisobanuye iki mu biganiro bike mugirana aravuga ati uyu muhungu ashaka iki umugore akeneye agomba kuba ameze gutya urumva uyu muhungu afite ibitekerezo bisobanuye ngo ntazigera abana binjije ngomba kuba umunyabwenge tegeza ubwo kugaragara ntago ari ngomba yaba umunyabwenge kandi atari we ahubwo ngomba kugaragara nk'iki nk'umunyabwenge abone ko mfite imishinga myinshi ariko wenda nta gishoro nawe umuhungu ukicara ugatekereza ukavuga ati uyu mwana w'umukobwa umuntu amushyizemo amafaranga hazaza n'ahangaha bikarangira mugakora amakwe menshi akorwa abari bumve mbeshya banyomoze ni gake cyane haba harimo amafaranga y'umukobwa yego byose ni umuhungu ingo uzasanga ngo ibirongoranwa style nabyo mbifata nk'amafaranga y'umuhungu reka aba yayatanze ukamugeza mu rugo ari butwike yereke n'inshuti ze ko abarusha umugabo nyamara reka gato haza akantu gatuma bitagenda neza mu buryo buri financial mu rugo ariko uraho yasura abundi muntu nibwo ahita kwiyerekana nuko ari nagatangira kukoza ubundi guturongora uzi ko nta bushobozi ufite ngo nari nzi ko twafatanya gukora wakoze wenyine kuko abahombye rimwe kabiri gatatu akavuga ati none utangira ukore wenyine nimba mva ntashoboye gukora bazi no kwivumbura banakurusha umujinya yasoka hanze agahita arira ati njyewe ubu ndakubitwa kandi mu nzu baragukubita umugore arasara muri saro rabe ntabwo ndi kumwe nawe amabanga uri kumena nabo barabizi ko ntari umugabo ngo nzashaka umugore ngo avuga ati kangu kandi n'amabanga wagiye umena urumva hari abantu baravuga ati urimo uratoneka ahantu abandi bakavuga ati urimo uratuvugira ibintu rega narabazi naje baba we naje nje urumva none muzanshikira nkurikije content ukora uzatutibanuka ahubwo kuki ufunga comment ubundi narazifunguye ubu nanazifunguye sinzongera no kuzifunga kubera ko nshaka kubona ko ibigori nabyo ubwabyo birakura umugore ufite ubwenge ntabwo yaza ngo agutuke ahubwo ashaka kuvuga ati iki kintu koko niba kiri kungaragaraho kangikosora kuko umugabo wanjye niyumviye video
leta avuga ati niwe bari kubwira kambikosore ntazongera kwibabariza umugabo cyane buriya hari ikintu kimwe abantu batazi ku ngo ariko njye ntekereza ku rugo wenda n'urugo nshaka cyangwa se nifuza cyangwa wenda mfite umugabo apati yo kuba yaba umugabo wawe ategezwa kuba inshuti yawe abantu twe twanga kubura inshuti urabizi dukora ibishoboka byose kugira ngo tutabura inshuti cyane urumva iyo mubanye muri inshuti iby'urugo bikanga ubushuti buraguma yego ubwo ntabwo rwasenyuka cyakora uzi ubwenge mfite uzarongwa gukuza nzajya kwikoreshamo ibindi bice by'umubiri mawe muzagumirwa icyo kintu biza cyo nicyo iyo uri inshuti n'umuntu nawe uzabirebe mu buzima busanzwe tureke no kuvanga ibyiza wanga kumubura iyo rero muri inshuti hari bitari kugenda neza ubushuti buganza bya bindi byose yego mukaba muri kumwe nk'inshuti kuko udashaka kuyibura abana bakabyungukiramo umuryango ntutatane amakuru yanyu akabagumamo kuko inshuti zibikirana ibanga hanze ntibanamenye ko mutariye uko basigaye bashyira amabanga hanze kamera zaraje erega ngo nibyo bicuruza ugacururiza ku rugo rwawe se bakanarira egoko bakanarira ari agatwiko atari nuko ya abagore ibintu uravuze ngo ntabwo turi gushaka inshuti zacu uzi noneho niba ufite girlfriend uramufite oya ba witonze ba witonze pe ba witonze kubera iki ba witonze kuko system erega izagera igihe ihinduke none se nihinduka izahinduka itekanye izahinduka bajye ku murongo kuko barabizi ko baratahuwe rabe none nawe sasa ese reka nkubaze iyo wihisha muri iyi nguni bakayibona kisha muri iyi bakayibona ukajya hariya bakayibona bitemera nko kwihisha umurimo w'ubunyobwa rero uravuga ati udejo uri ku karubanda reka mbireke bararinda banyotera iki subundi navuyemo umuntu muzima se bitwaye uko bakwigira amabandi kose nta muntu utifuza urugo rwiza icyo cyo bafite abajyanama babi sibyo n'abamarene bafite bakora amamariage famille zabo zikennye ntizigaragare hakagaragara ba marene na ba mama babagurana oya se kandi yego byose nabyo birari muri Kigali ntabyo uzi ku buryo bagura abantu baje gutabuka ntago mwe mubizi ko bihari birahari namwe murizi ko mubikora sasa umwana w'umukobwa ukajya gusura iwabo ugira ngo ni iwabo nta n'ikintu bapfana akaba arabeshye ko nyuma nasi ingero ntizihari inkuru za ntimuzumva nyuma ukaza kumva ngo nyina yabagaho iyo yaramwihakanye kuko ni umutindi we leva ariho yagerageje kwisanisha n'abakire ashaka kugaragara nk'umuntu uvuka ahantu habi none se ubu turamenya dushaka abahe mubareke ni mubareke cyangwa mujye hanze mushaka wo hanze aba ari amabandi ikibazo barimo barajya n'ubutinganyi noneho rero ako kantu k'ubutinganyi nta muntu ngiye kubabwira ikintu nemera kandi nzi neza ko ari ukuri umuntu uvuka ari umutinganyi so uri docteur kandi ibi nari inzara yes inzara se kandi arashonje wowe haba n'inama z'abatinganyi bakakubwira ati jyewe baraguha 5 wabyanga kujya kumveza nama bakaguha 5 kujyayo gusa ujyayo rimwe 5 kabiri 5 gatatu 5 aho ukavuga atakwa se wazagerageza ubu ntiyanyishyurira inzu kampe kugerageza urumva ko arabavuga ko sari ko bavutse ntago ko baravutse ese nta cyabakobwa babaho cyabakobwa yose uzi yabaye umutinganyi oya si bose bisobanuye ngo nta muntu uvuka ari umutinganyi kuko umuntu avuka ari umutinganyi muri Bibiliya ntibyaba byanditswe nk'icyaha sibyo ntago Imana yaba yaratwitse Sodoma na Gomora iyiziza ubutinganyi ibizi neza ko umuntu avuka ari umutinganyi ase hamwe ari ikintu wanarije neza suko Imana yabinkwe biki iba yasinze se azarabe barayihakinga kandi urikoraho Imana niyo yihakinga ukuri kwishura kuvugisha nta kazi kawe dinzo zimbi uzaba barya mu bashiduke ariko warabaziye phone zajya vibra avuga tonera bell postinze tu Ndetse byatumye nguhamagara uyu munsi nabonye ushobora kuba hari aho utazumvikana n'abafeministe cyane ko ntanabakunda kubera icyo utabakunda njye kugwingero za hafi nimba mbeshya banyomoza aba bakobwa muba muri inshuti nkaba ngufite nk'umukope bakabona njye nawe tumeranye neza yego
kandi ibyo byishimo mfite nabo barabishaka agahita kutuzamo hagati akadutandukanya akabona igihe mwakomezanye bayo uri ikigoryi cyakumva tuje nge nawe turi singo tu kuko bameze nk'inzoka bafite ubucabiranye n'ubwenge bwinshi nk'ubwayo yego niyo mpamvu ntabakunda aho njyana nabivuga aho wava ukagera uri umugore si inkwanga byo kuba nakugirira nabi nanga ubucabiranye bagira kutese kandi hari inshuti yanjye yigeze kunyandikira yari inshuti yanjye deja nubwo bakiri inshuti yanjye aho nubwo twashwanye njye mfite ukuntu mva mu bintu bw'ubuzima bw'umuntu vuba cyane ahubwo twaduhura ukagira ngo tuziranye kandi twara tumeze gutya yego aranyandikira arambwira ati uzi ko umwana wanjye agiye ku ishuri anyweye igikoma kitagira isukari arambwira ati hangane bizashira bigeze ku mugoroba mfata 20 ariko cyane numvuga ati ntago tuba dushaka kubura inshuti yego ngiwe ibaze ko ifoto namufotoye uwo munsi iri muri telefone yego se yari ifoto imeze ite nyine nagezeho ndamufotora tu numva uwo munsi nashaka kuzigira mwibagirwa ariko mufotora watazi impamvu mufotoye ngira ngo buri gihe uko iyo foto nzajya nyibona njye ntekereza nageze muri rwa rugo rwabuze isukari yo guha umwana nsanga yatetse rero nambwiye ngo nijoro ntazi uko biri bugende ndavuga ati turashaka uburyo yatetse ifiriti kuko ntiyarazi ko ndi buhaze yarazi ko ndi buhamagare ifi n'umuceri ndangije muhereza za 20k urumva narisanzuraga mbona amafaranga ahubwo asaga hafi 30 na bingahe mu nkweto mu rukweto kuko narinje n'ubundi mfite gahunda yo kuyamuha narengejeho nkaho nta kibazo urumva muhereza za vene ariko mpita nanzura mu mutima ko ari nayo yanyuma kubera ko bano bakobwa nyine banze gukora araguhamagara cyangwa gutura icyo kibazo kigukora ahantu ugira bimwoherereza n'undi narabirebye mbona sinjye yabwiye gusa urumva mbona ntiyanafashe n'umwanya we ngo afate telefone anyandikira ati byatunganye suze guhangayika nyuma yayo yo yari afite namuhaye n'izo vene arazifata sonewe ngo ntabwo yari inshuti nanjye sinari inshuti ahubwo twabanaga ameze nk'aho afite icyo anganijeho mu gihe ngewe ari ubushuti mukeneyeho avuga ati ni wa muntu mpamagara nijoro narwaye akaza kumbe wenda aravuga ati ni igicucu nzajya ngikuraho izo vene rero kugira ngo mpereze igitsina gore amafaranga nayaha wa muntu wamugaye mu muhanda nawe mbibona yuko amugaye umva nkubwira akantu keza ngiye ko ntari igitsina gore se ubwo nabwo nta bwenge bwaba buri nzayaha umupartineri wanjye umunsi nawe azaba yabonetse ntigise ngo ubyira ko ko njye nari umukobwa cyangwa nta igitsina gore ngiye wayama nta bwenge bwaba burimo erega kuyaguha wari wanyumva hari umunsi n'umwe ndi kuri TikTok ndimo ndavuga ati boyfriend utagukoreshereza imisatsi naho nagiye kugera nje ndihigira naho nagiye kugera rero ubufaranga bwamvuni ubugeze gutyo urarikoroje ati ngo ni gute wifata ukavuga ngo umusore ngo utangurira harya byabe wig ngutangura wig ya 200 gutansohokana Marriott gutansohokana naha ngo ntabwo mukeneye kandi na Yesu ubukwe bw'ikana yahereye ku mazi ufite ikibari ikintu nashaka kuvuga no kuvuga ngo aba feminist bari bwumve nkaho nyine ugiye kubabuza kuvuga nyine ndabyita gute urumva aba feminist akenshi ntabwo bakunda abantu bataka igitsina gore kandi muri ataka abagore urumva utagiye kubera uriya igitsina gore ni nk'itsinda ry'abakartel n'abanyabyaha benshi niba bashaka umuntu bavamo n'abanyabyaha byinshi cyane nagwe bashaka ntabwo ndi kuri kamera mw'abantu mwe none nge nibarize abana cyase babakobwa cyangwa abagore bagendera kuri iyi myumvire ngo umuntu utaguha iki si umushaka mu buzima bwawe wowe ufite iki ariko abafite inzara zigize gutya nihe UPI abafite umusatsi azunguza akagira gutya uzi abantu babahibyo abafite ikibuno yajyanye muri Nigeria dutere aha ego abafite inzobe ya mukorogo ariko twibukiranye bitanaramba
urumva deja murakura abana ku mugati. ntabwo ndi kubakura ku mugati gute se ko nta n'umwe ufite ubumuga. erega iyo byangiye hano ushakira hano. ariko arakubwira ati njye ndi mwiza kandi uzi ukuntu umunyarwandakazi ari mwiza ubusa njye ndi mubi. yego ra noneho njye ndi mwiza nta na make up. shushanya hariho make up. bancuruzanya bano bantu. kutazitera ngo ucuruze. uzi noneho ukuntu nseka neza. mana we nseka turebe. ntabwo bancuruzanya ariko icyo ureba nyuma y'ubu buranga igihe buzaba butagihari. yego nzaba ndihe. yego ndabyemera. igihe nzaba mfite abankomotseho bo bazaba barihe. yego ubu bwenge buke bushobora gutuma usazira mu bukode. ako kantu gasubiremo. ubu bwenge buke bw'abakobwa njye niba mvuga reka sinjye mvuga reka sinjye mvuga ko reka sawa mwamupfa iki mwana twapfa iki se abantu ko bagoye. yego butuma usazira mu bukode mu gihe wowe wakuriye mu rugo rutuye ariko ugasazira mu bukode wishyura igicucu. ubwiza ubumodoka murakodesha nyine. umukobwa w'umuhanga ashobora no kuvuga ati kanjye muri ibintu ndi gushakamo igishoro kuko nakibuze. ariko barakibona. abakora ni bangahe? ahubwo ikibazo ko babona igishoro bakabigumamo. kuko nyine atari igishoro bagiye gushaka. none se akibona ate nyine akabivamo? ntabwo ari cyo bagiye gushaka. ariko iyo uzi ubwenge ndavuga ati kankore ibi kuko wenda nta bundi buryo. yego mbone wenda n'ibihumbi 300 baratangira bashari mutajyaho ni miliyoni nyinshi. n'ibihumbi 200. umva na senkani wanakora n'ibiraha abana bakagiye bakuzunguriza. unguka ibyo bihumbi 2 ni 60 mu kwezi. utasambaniye utibye utanavugiye amagambo nk'ay'abagombozi. none se irabeka nkwereke kwavuga ngo ukene ufite itungo reka kugoboka nabo ko bagati niba ukoresha amaboko kuki ugakoresha n'umutwe ugakoresha amaguru kuki ngiye ntakoresha igitsina. nibashishikare erega habaho guhirwa ntabwo habaho gutunara. none se nimba bigurisha ari 100 abahiriwe ni bangahe 10 90 bari he? ubugize gutya watatsa abakobwa ati ni gute ubura umufiyemeri. ati mu by'ukuri bigeze kuri gutaka ngo yanze kurera ngo yanze kujya umwana. njye hari ikintu kimwe nemera Riya nimba nkeneye duteretanye tukageza erega hari n'igihe tuba twanaguze nabyo birenze. bundi se ni gute mugani nkubwiye ngo nakwishyuye. bundi se ni gute wishyura ikintu nyuma kikaza kuba ingabo gute? ubundi ngiye nkwishyura amafaranga yanjye ukaza kumbwira ngo uratwite. wahisemo gucuruza urumva ngo bahombye. wahombye kandi noneho nimba wahisemo no gucuruza. umucuruzi ntagacuru nkanjye usangira umukiriya umwe hoye kandi nabo bari benshi. noneho uranyishyuye uraza kwemera uwo mwana gute kandi wanyishyuye? kandi nakwishyuye wenda navuyeho njya gucuruza n'ahandi. sibyo kuko ubucuruzi nibuhagarara umucuruzi wese aba ashaka abakiriya barenze umwe ahora abona buri munsi. uwo musore deja kumubwiye ngo uratwite bifite ikintu bigiye kwangiza mu mutwe mu mutima. nabo bagira ibikomere kuko ni abantu. rega ntabwo muri amarobo muri abantu baranakomereka. even if twe duhindukira tugaplayinga victim ako n'abandi baba bakomeretse. mwe murakabya guplayinga victim kabisa. nabikubwa twe turi abahanga. ahubwo umuntu uzavuga ko hari umucecuru wanjye ajya gakunda kumbwira ngo niyo waba uri konsa akana k'agahungu ngo kakurusha ubwenge. naritegereje nsanga umugore ni umuhanga. oya ntabwo ari ubuhanga. umva ngo ukuntu atari ubuhanga ahubwo ni ubucakura. none se si ubwenge bucakura? none se ubwenge n'ubucakura inzoka niyo yakoresheje ubucakura igahita ituma Adamu na Eva bambara ubusa. ubwo bucakura n'ubwenge kuko mwe ntimububona. turi bicucu koko. ubu se bangahe bari mu ngo bafitemo abana batari ababo kandi abana babahamagara papa? umva kandi urongeye yamabanga kandi nabe umudamu akajya gufera kumbe abana reka da n'abashoferi. uratuma abantu bajya gukoresha amadini ahubwo bakore bihuse.
Rwanda Forensic izanyihereho make nibone abakiriya umaze guplayinga victim none se urumva uravuga uti uwo mujama ntiyagufashe ku ngufu wigemuye wenda mwanaguze none tuve ku baguze n'abagurishije tujye ku bakundanye uretse wumva hano kino kintu mwakundanaga mwararaga muhamagarana iki mugeze aho hakurwaho imyenda muraryamanye mukoze imibonano protected yego havuyemo umwana wenda uwo mwana w'umuhungu wanaguteye inda nawe nta kazi yari afite ni ugupfundikanya wari ubizi sibyo iyo nda arakubwira ati tuzagerageza uko dushoboye urumva wari gushaka kwambika umwana imyenda y'ibihumbi 500 na se adafite 100 wenda ari kubona iyangahe iya senkani nuvuga ati kangure iyizi senkani bampaye uko zagenda yegera imbere wenda twongeraho iya veni yicuma umwana kure sinzi ugeze kuvuga ati twe twambaye neza dukuze natwe twambaye neza dukuze sone gake umwana arakura kandi akanambara wowe wambwira ati oya hari base ngigura akavuga ati ntayo mfite uwo muntu agahita bimwe tangira kuruka kwa mudugudu banze kugufasha banze kurera inda kabugiye kuri ribuza amagambo ari bikubaza polisi kubaza plutôt muri rusange ufite imyaka wujuje imyaka y'ubukure yego ndayujuje uzagaruke hano umwana yavutse uje kuregera indezo cyakora watangiye kumuzunguza mu mutwe ikirinda ibaze none ngo azamwemera cyangwa se dufate ko ari nuwe iyo rero agize amahirwe akagukwepa gato habo nanjye ntiwambona gute ego ko umugabo arita uwo musore nibonera n'akazi aragahisha kuko uri buhatambika umwana umugabo yakwefye umwana we situbiza abo batambikiye abana ko imbere y'amamodoka kandi situbiza abantu batambitse abagore bikuye abana bagatambika abana imbere y'imodoka cyo cyane mbona uravuze ngo ntawe mvuze ari kurabizi neza ko nawe arabizi ko imodoka bayitambitse umwana ari umupapa nubwo yahindutiye wenda akaba umupapa mwiza hato ko kanu ntabwo bashotorana ntabwo bashotora mbandi kubera ko ingero zihari tuvuga ibintu byabaye tutabihimba bashatse kuvuga wundi ufite izina harimo iwacu harimo iwacu ngo hago Inyamirambo ahantu hari studio handi imbere ya station yo munsi ya ruguru yo kwa Guinness ahantu habaga studio ngo Superevo bahatambitse uruhinja mvuye ku ishuri narabibonye ngaho ubyibonye nabibaza uwo mubyeyi sibyo uwo mwana w'umuhungu cyese uwo musore tunahere no kongero zigaragara yari ari kugerageza no kwiyubaka yego sibyo yego kariyeri ye yari afite n'inzara hano abantu babashonje yego kwambara ni ikibazo uravuze ngo yarananutse kunanuka wese kunanutse baba wabwiriwe oya iyo uri kubaka ikintu erega nawe ahangaho ugeze waravunitse yego hari n'ibintu wiyimye waranigomba cyane umuntu wenda aranabyemera ariko kuvuga ati bumpaye umwanya buretse gato bite n'imbaraga ari gushyira mu bintu n'ahazaza arimo arareba urumva wowe ugahindukira ukaza gutambika umwana mu muhanda yamara kugafata gatangira kureminga ko mwabye nabuze ijambo ashaka kugusubiza ati sinagukumbura ariko hari n'abakobwa ariko iyo agira ubwenge uzi ko iyo umuntu avuga ati buretse gato ukamuneretse gato iyo agafashe nta wundi yareba atari wowe none se mwana ko hari igihe n'umujama ashaka kugenda gutyo ugasanga ni umukobwa nawe ntabwo yifasha agiye kurwana n'ubuzima ugasanga ntabwo abayeho neza none se ubundi ugira ngo uzabaho neza biriya bintu ni nk'urusenda nk'urusenda gute se ga biryana ntabwo turya urusenda kumvange twumva turyoheye ukajya unabitamo n'amarira njye sindabikora ngo numve ukuntu bimeze uzamenya wateye inda bari kukwirukana nibwo uzamenya ko umwanya umwe byari byiza nyuma yari imijugujugu ego ukanumirwa mu gihe tugenze gake ubwo buzima bubi tukanabunyuramo hariho abakobwa kandi ibyo bintu babikoze ubwo buzima bubi babuciyemo babumbye umunwa nta mudugudu bagannye
nta ku kazi k'umusore bagiye yego nta na famiye y'umusore bagiye gushaka umwana agakura umusore umutima ukamurya akabanza abwira umuryango ati nyamara nyangira umwana nyamara ku gasozi runaka ati nyamara nyangira umwana ati w'umukobwa ejo umutima ukazanga bagafata umwanya bakaza gushaka iki wa mwana icyo gihe baje muri ubwo buryo uzi uburyo kiba wubashywe yego bati tuje kukureba tuje gushaka famiye uzi noneho iyo wamwirukankanye waza avuga ati umwana wanjye atazaba nibandi nkawe niba ari umukobwa ati ntawe natuma akura mu maboko yahita aba marini ntereza ibyanjye hari umupapa yanze umwana nyuma baza guhurira i Kigali umumotari noneho umwana yari yafashe amazina ya se abiri yongeraho rimwe noneho ise agiye kumwishyura babonye amazina ati niko sha uruwande baramubwira ati se wahe abaramubwira ati wana umwana nagiye kurabona amazina ya se iyo umuntu umwishyuye abona naya se arumirwa umwana amubwira ati se yitwa gutya ati aba heza atanahana umupapa ati shyira moto ku ruhande tuganire tuganire nkubwire abantu ibyo bintu byo kwihakana abana aha twikomereze noneho ukuntu nawe uzateriwe ukarere ukariha abanyameya ubugeze gutyo uravuze uti abagore muhohotera abagabo nyamara kuri Twitter n'ahandi mbabona abafeministi bameze n'abati muraduhohotera ariko kari kwa kundi dusaba Imana imvura yayiduha ngo turambiwe icyondo turashaka izuba tutanyurwa sio mbere abagore barahohoterwaga cyane pe yego twese turanabizi no kubaje batubyara wenda baranakubitwaga twaranabibonaga hanyuma rero leta y'ubumwe itishyiraho gender balance umugore ku isonga yego twebwe ntitwareba cya kindi twahawe impamvu tugihawe n'icyo tugomba kukibyazamo aho ndemeranya nawe urumva ahubwo twe twita tucyazamo intwaro zo kwihorera turacyajyana ukangira icyo ngusobanurira iyo ntwaro yo kwihorera rero ni uku nguku twayityaje njyewe nimba narakuze mbona mama akubitwa bavuga ati nta mugabo uzigera unkoraho nanagerageza bizagenda uko njye ngiye guhorera mama uhorere ku mwana w'undi mugore yego urumva ndi kuvuga ibyo mama yakorewe mbyitura umwana w'undi mugore kandi nawe utazi ngo iwabo byari bimeze bite mu gihe twebwe ubwo burenganzira cyangwa se ako gaciro twagaye kugira tukabyaza umusaruro tuvemo n'abantu bari no muri parliament yego tugaragaza intege dufite tugaragaza ko dushoboye noneho twakora ngo tugaragaze ko dushoboye tugaragaza ko turi inshinzi pe abantu bo kuri Twitter hari witwa Sylvie ntabwo muri gukiranuke nashake nawe ahubwo ahame hamwe cyane nakomeza yes gahunda ni ugukotana kuno bamwiyemeje gahunda ni ugukotana umugabo arashaka umugore kamukorera mariage inarenze yanabahenze umukobwa mwiza munezeze akaba yanavugurura n'iwabo yego akagira n'abana bo muri famiye y'umugore yishingira akajya n'abishyura amashuri umugore yamara kubyimba hanjye ahangaha ibere ryahise riza ngasa neza umusatsi ukamera kajya batingegera yajya ivuga ngo atiziba amasogisi yanjye hati nyambarana nawe yamaze kumugira uwo ari we nuko bitangira njye nyambarana nawe inkweto no kujugunyira abakozi bakaza kuza kuzishyira muri korodoro utashye ntunazikure muri korodoro ngo uzishyire aho zibikwa umugabo navuga ati kandi urarambiranye noneho urarambiranye umugabo nawe erega abagabo uko Imana yabaremye turi kubyumvikana baremwe mu cyubahiro ntabwo ari ubyumve banategezwa kugihabwa ntabwo abafeministe ntabwo ari ubyumve yanjye nabonye ko babyumva ahubwo bagomba ni itegeko ese ubundi abafeministe bajya bashaka buriya se biranashoboka kuko hari nk'igihe akubwira amahame agenderaho
ukumva araremereye. Ntibakunda se ntibafite imitima. Njyewe uzanyemeza n'uzaba yarikuyemo umutima ntawagira. Nta santima nta marangamutima atarira atanaribwa umutemye cyangwa umukasi. Ibyo ntibishoboka. Umugabo arakora uko ashoboye kugira ngo aprovidinge kubwo umuryango w'ubone n'ibyo zose ukeneye. Abagore nabo basigaye batereka ibyo guhananye nabihaye byo kugira gute. Ako bangahe bakora ama divorce bakata umumba bari kuvuga muri buryo ariko bagata imbaga akazi mu muhanda. Oya kandi. Uhoriye abagabo hari watwise mbwa. Hari twise inyana zimbwa. Ubandi baba amagweje akazi. Ubwo nawe uraduhoreye. Cyane. Bangahe bakora ama divorce bagatwara n'imitungo ifatika. Bakaba batakigira urwara rwo kwishima. Siba hari singero ni nyinshi. Uzifino bisobanuye ntago bashoboye nubwo biyemera. Kubera ko wa mwana wamenyereye guhabwa ikina nyina, guhabwa ikina se biragorana kumuhaza uri wenyine. None wese kandi. No uzasanga abana bari traumatized bahora mu nzoga. Kubera ko iyi miryango ari kugenda basenya nago ari kureba ikintu iri kwangiza bo bari kwirebaho. Ntibari kureba ku biremwa bashyizeho bitana bihisemo. Biri kuvamo izo ndaya amabandi. Reka twekubita marine n'ibindi. Oya reka twekubita indaya. Tubita iki? Dushaka kandi kazi. Imbobo. Reka tubita imbobo. Ako se nibo bone sawa. Tubita iki? Tubita ibinani. Ibinani kandi ari basenanye ari ba nyina. Asambwe. Uwo mwana baravutse ku kinani bisobanura ngo ntaga bari. Ukikunda kubw'ukuranga wumva wagize kumva ntukiri kuri level umwe n'umugabo wawe. Umugabo asigaye ajya mu kabara akasinzirirayo wenda cyakaga akivuga ko urugo rwe rurutwa no kuba yaryama muri gereza. Ariko araza kugusura iwawe akakuganiriza ibiganiro bishoboka byose kugira ngo adataha tu hakiri kare. Kubera ko rwa rugo nta mahoro rufitemo. Yego. Sibyo? Yego. Kandi amahoro ari kuyabuzwa nande na muntu waje nta n'icyazanye. Wazanye inzara. Benshi baza nta nizo bafite. Ahubwo bazimenya kuzitera kubera uduceri tw'uwo mugabo. Ese mwana Rabe kanze nkongorera unsubize. Urumudivorce. Oya. Kuzi ibintu byinshi. None se simbazi. Wagira ngo umudivorce mwana. Ntanamuba. Twayishise. Ntanamuba ariko ubwo icyo gihe umugabo wanjye yaba yananiye. Ako bwenge ufite ntago uzasenya. Uzuganye mfite. Ntago uzasenya. Nabo bazatura iwanjye. Oh yes. Bazaya baho karavuga ati twe tugiye kwa Rabe bazabera nk'i content nsigaye mbona ya cooking with Kaya. Abagabo bose si basigaye biga guteka. Hari igihe nabo bajya biga bazi wanjye. Erega turanabibona turanabyumva nubwo tubyirengagiza mu baturanyi tuba tubireba icyo twe tudakora ntitubitinda kuko nyine tubigira nk'atari ibyacu. Yego. Ariko twe tuba tugomba kubigira ibyacu ko n'umuryango nyarwanda muri rusange uri kwangirika. Ariko nyamara abantu barimo barabona ko ari ukuza nyine kuriviringa ibyo abantu bafite. Reka ngwereze nk'urugero umugore araza hano kuri kamera avuga uburyo Leandre rwose gahunda ni zeru ati burya nta ntuheruka no guhaha akaba aravuze ibintu byose akaba ati uburenganzira bwanjye kuvuga se seriya. Umuntu uza kuvuga ko gahunda ari zeru no guhaha utabishoboye kuko atabivuze mbere. Aho kucyo tubivugana n'umupatana we ngo babikemure. Aje kuza gutera impuhwe. Gahunda ni zeru ko mbizi neza ko nta bantu bagishakwa ari amasugi. Amva kandi nawe uzakurikirana. Ese sibyo? Barahari. Ariko ya artificial. Menye basigaye bikorera plastic surgery na. Ariko njye numva ngo ari ukuntu wicara ngo mu ibase y'intuza ya coca. Nyumvira by'imitwe nyine. Urumva by'imitwe. Aka nanjye nabyo bizanyitije. Nk'ibyo mbizi gute? Ngo bakaniyuka nyine. Ese uruba badahari nyine. Ni gute ariko ushobora kumbwira mu gihe mu minsi myiza sinavuze avuga mu minsi mibi ko twatangiye kurebana nabi. Ahubwo ntangiye kuvuga ububwa bwawe kutampahiraga kandi imbere wahahaga kuki ntabivuze mbere. Ese undi kuki nemeye kubana nawe kandi nzi kudashoboye.
wenda yakurikiye nyine cyagiye cya mbere muri fiançailles n'iki byose akabona ni sawa. Ntabwo bibaho. Umuntu mutarajya muri fiançailles abakuzi abazi inkweto wambaye nimba ari yawe cyangwa atari yawe. Atari yawe. Ababizi nimba mubana muri abasore batanu cyangwa gatari wowe wishyura. True. Ibyo byose abanabizi ikintu ndashobora kutamenya mutaragera kure nuko yamenye ni umutungo ufite mu bitimukanwa. Ariko nabyo ari igihe babizi. Ariko abenshi inshuro nyinshi barabimenya. Yego abenshi barabimenya. None se aza kwenda iki nimba abona nyine ibyo standard uriho itari ku byo yifuza kucyaza. Ariko nanone hari igihe nyine reka dukomere urusyo dukomere n'ingasire. Hari igihe nanone abagabo bagera mu ngo bagahinduka. Aguteze. Hari igihe abagabo bagera mu rugo bakirara. Rega abagabo nabo b'imbobo barahari. Umva kandi pe barahari. Sibyo. Ariko buri umugabo hava akagera ariyemera. None se nta bagabo mubona birwa bikorera n'ibishingo batunze ngo cyane. Ntuzana musuzugure akavuga ati njye reka ubwo atazanasuzugura. Ndakorera 1000 cyangwa 2 cyangwa 5 ariko nayo. Iyo umugabo atangiye kukwima biba biri guturuka kuri wowe. Kutaguhaye amafaranga bito. Icyambere arakora akaba nshaka kujya kwa mama nkeneye itiki. Padi. Amata y'abana byagiye byagarutse nta kintu na kimwe wawuzana ku meza. Urumva? Yego. Byanga byakundi ibyo bintu bishobora gutera umwiryane. Aho kugira ngo wenda ubirebe ubikosore rega sina mpaka ngo baguhe ibishoro nawe uze hano mu mujyi. Washaka n'utuzu ugakorera n'abandi. Yego. Kandi tuzi dutubugera no mu rugo kare. Ukita no ku rugo rwawe. Ntabwo bashaka gukora. Sibyo? Murabizi bafite imyumvire nimba gentil yambara urukweto rwa 30 na bingahe nawe urwambare kandi mutinjiza amafaranga rumwe. None se hari akantu senateri Vode yigeze kuvuga numvishe ndagakunda. Arambwira ati ukuntu ushobora kubona avuga ngo hari ukuntu ushobora kubona akazi keza cyangwa ukabona n'umwanya muri parliament ukabona abandi bari kugenda muri V8 nawe ukajya gufata credit. Yego narakumvise. Ujye muri V8 kandi nkwa furutanga. Usanga uhora nibibazo. Kwashatse kugira kwisanisha ki n'abantu mukorana kandi ntago uzi income z'abandi ahantu ziva. Ntuzi n'ije bahere bakora. Ntuzi n'ibibinjiriza bindi uko bingana. Wowe uratangiye twe tumeze nk'aba abantu bashaka kuvuka tukahita tugenda. Tutakambakambye tutakuruje inda takuruje ikibuno twahita tugenda. No kuva kuri escalier ya mbere tujya ku ya 10 ntago bibaho. Ntago ibyo bishoboka. Byanga byakundi tuporomoka none tujya munsi ya rimwe. Nese Labe ko content uri gukora umashisha kuri TikTok nundi yitwa Label. Abantu bazakumva ko nawe wagize ubwo ukagifunga comment twazifunga nawe nageze ubwo none wa reka mbabwire nge simbatinya nakajagari bino bintu bifite nge nanga kavuyo muri phone ya ndafungura comment zikabari nk'ijana likes za ma video nkazibura ukabona comment comment nkazibura kubera iki ariko iyo nazifunze mbona follow nkamenya ngo wenda ngo ni 100 likes ni 50 ariko iyo harimo comment biba ari ibintu by'akavuyo by'akajagari ngenda nsoma kandi ibyo ntasoma. Ubwo ntegereje nka comment yaje ukabati inimba turamugabo y'umukobwa niba umugore nako shaka muri bitangaza muzi kwigaragaza none nshushanyiriza umuntu tukana gutyo umuntu uzamushyira mu rugo yagututse ngo iki ngo ni nko kuva ngo ndagapfusha nzashyingure mu irimbi ibintu byose bizankomoka ibyo mfite mu mubiri nzabishyingura no kuvuga ati nzashyingura abana bose bazankomokaho. Numva ubugoma abagore bafite akabugore ntabwo muri beza kabisa kandi nabikubwiye na mbere. Umugabo n'umugore umugabo ku mugabo iyo bagiranye ibibazo bararwana bigahita binarangira kandi dukomanye ukanisha cyangwa se nkakunisha n'amagambo yarengaho sibyo nda hariho n'ibicucu birakura hariho n'iby'ibicucu nabonye wenda byarenzaho n'amagambo ariko umugore sinzi umutipe yigeze kuvuga ngo n'umukobwa yaravuze ngo abagabo n'abana beza tuzuriye tubana kuburyo niyo twaba dufitanye ikibazo tubana neza nyene
kuko twanasangira narega ntimunarogane wari wumva umugabo wagendanye uburozi mwabona umwanya se bana tugasangira n'ahantu ukaza kugura icupa ukaringurira ntaribi nkaba nzi ngo dufitanye ikibazo runaka twagikize ku ruhande muzongera mu gihuriremo nimuhurira hahandi cyabereye mu binonosere binarangiye cyane cyangwa hari n'ukuntu umugabo avuga ati kanaka nta terambere ari kumaka mureke ako twe ntabwo ari uko dukora ibintu ariko ndabikunde murimo muranuka kuko bituma nyine bigaragara neza ibyo mvuga ko muri kugaragaza impano rega ni abanyempano yego bari kugaragaza impano z'ibitutsi niba gututse gutyo uhita wibaza mu rugo rwe uburyo ameze yari kwanika umugabo uhita wumva ibyo ari byo noneho bafite akantu bamenyereye ko kuzana bivugisha ngo ntabwo ashoboye mu buriri ntabwo amazi kugira ngo mucike intege kandi ubwo muntu bamubyaje kabiri muri urwo rugo sibyo yibutse ko atanyurwa kuko yatangiye kubona batakiri ku rwego rumwe cyangwa wenda umuntu ariko nanone hari nk'igihe umushaka wenda ugufata bizahinduka ugasanga wenda n'ubundi yandi ndaza bizahinduka nanakujyana kwa muganga nabona muganga yambwiye ati ntibitaze guhinduka nkavuga ati domo ikibazo sinzi hasi undi iriya gahunda ari gute abantu batayishura kandi bavuka babizi bano bagore ni amabase wowe uzafata ahantu hinjiye hoho nurangiza ushake kujya kuhinjiza ntabwo ari ntabwo imodoka gashaka gushyira mu ivatiri oya buno modoka bwimura abantu buno bumini moto bwimura abantu ntazi bufite ikintu hejuru bw'ubuhadibodi oya shushanya uyu mwana w'umukobwa wirirwa mu mabare n'iki uzi kuruta izo nyina azi sibyo uzi nuko bitwara mu buriri kurenza nyina mutsebo w'umugore w'umuntu uzamunyurute hinjiye hoho urashaka kwinjizamo Helix na nuza na hadibodi hagiye mbona za yutongora nta kintu mufite n'ukuri hariho abagore beza bari mu ngo nziza banubaha n'abagabo babo ariko koko umugabo agenda akaganira n'inshuti ye akamubwira ati bimereye uko umugabo agahita ataha yabaye intare akavuga ati nirishya no kurigiye kumbera mu minsi iri imbere wa mugore agafatwa nabi yego atari afite na gahunda yo kuba yakwitwara nabi mu rugo biri guturuka ku makuru umugabo ari kugenda yumva hanze umugabo agahinduka inama rero nabagiye mwishaka bamanenje nimuyareke uwashatse yarashatse uwo byacanze byaramucanze abandi nibo mubyihoreye ko ntarashaka wangira inama shashaka amafaranga sibyo wiyubake ugira aho ukura abavandimwe nibo bafite ugira aho bageza ababyeyi bawe babanze banabe proud yawe hanyuma iyo si harusahuza izazana nyuma hari n'utwo wiziga n'imitunganyiraga mujye mwishyira ku babyeyi byaba byiza iyo nama urayitanze ariko ubu ngubu byaroroshye umuntu usigaye usezera n'undi iyo bagiye mu rukiko bakabona ko uwo muntu yaje mu buryo nyine bwo kugira ngo akore imitungo n'ibiki byose hari ukuntu urukiko rusigaye rubigenza ntabwo iryo tegeko singiye kuvuguruza amategeko igihugu cyashyizeho ariko hari ikintu kimwe nshaka kuvuga buriya abahanga baravuga ngo abarinzi bajya inama n'inyoni zigiye iyindi mutarinze mugera mu rukiko se ku buryo barunkuramo ntacyo njyanye nkwishize si bishoboka se utangiye kubonera ubwoba ariko ibyo nabyo ahubwo leta nabyo bitekerezeho akakwica ku buryo umugabo uzajya upfa urupfu bazayakurikirana umugore bamenye n'uwo muntu yapfuye ate ntibabijenjeke uravuze ngo ibyo kureba ayo mategeko arengera imitungo mu rugo babirebeho ku buryo nihabaho n'ikibazo ko umuntu apfa mu buryo budasobanutse umugore akurikirana ntabwo imanza ntabwo izagukunda muravugisha ukuri kwinshi ariko niko bigomba kugenda sinayikoresha ubwonko niba burimo mwishe nimba kujya mu rukiko nzataha ntacyo ncyuye why don't I ntakwica nkabisigarana reka dusoze ikiganiro Rabere tuganira inshuro nyinshi rero usanga hari byinshi ngomba kwiga hari byinshi ngomba kwiga no gushaka uburyo niga kabisa
uravuze ngo ya mitungo abantu baba barwanira birangira n'ubundi bayipfiriyemo. leta nta kidakora kugira ngo tubeho neza ahubwo twe twarananiranye. Ibyo navuze haruguru ndavuga ni abagore barahohoterwaga haza gender balance iyo umugore ajye kwisonga twe tubityazamo nk'intwaro zo kwihorera kuko hari ababyeyi twakuze tubona bakubitwa tugakura duhiga ko nta mugabo uzadukubita ko aho ngo dukubite bizagenda gutya ntazigera nahuka nabwo nzamumenesha sibyo ukaba uri kwihorera ku mwana wundi nawe wenda wakuze muri ubwo buryo ukamutraumatiza akangirika mu buryo buri mentale akagenda nivugisha mu muhanda n'akazi bikanga bagatangira no gukena urumva kwimona atameze neza mu mutwe ibintu byose byangirika cyane. ni nako nk'uko rero yabirebyeho rega nabo sinjiji barareba yego gatanya z'abagabo buri mwanya bakavuga ati imitungo bigende gutya na gutya mu rwego rwo kwirengera kugira ngo umuntu adahomba ibye banatekereze ku kintu cy'uko abagore bashobora gutekereza no gutangira kwica. Abeka zoza ikiganiro yaje mu bintu byo kwicana yego yakwica akabisigarana. Umuntu waje afite icyo ashaka atari ukubaka urugo n'urukundo bimugenza nta kintu atakora kugira ngo amare yanyota yumva afite. Labe wakoze icyo ndi busorezeho content yawe uri gucisha kuri TikTok ese urateganya ko ushobora kwicisha n'ahandi kuko hari ibitekerezo byinshi ufite ukeneye ko bikuvamo ariko nanone abanyarwanda kwigiramo byinshi nubwo wabivuze ngo ntabwo turubaka ariko hari byinshi tubona hano hanze bituma tuba bakuru. Yego ikindi social media zikwigisha iki? Ngewe icyo nyigiramo cyangwa se icyo nabonye gishoboka social media yakonona ariko yanubaka. Icyo bimfasha ni ugufungura nkavuga ibindimo kandi bikumvwa n'abantu benshi. Ni ikimfasha bisobanuye ngo mu kanwa kanjye havamo uburozi naroga benshi sibyo yego havamo n'ikintu kizima nafasha benshi. Izi mbuga nkoranyambaga zironona zirangiza pe ariko ziranubaka bitewe na buryo cyo wahisemo kugira ngo kuzikoresha.